ngana hari hagasaraba na rimwe ntaro ngariko utuma turara tudasinzire dute twagukurikiye kuri televiziyo nje n'umugabo utuma ataje no mukazi ati umugabo wanjye ntiyemeraga atariko yagukunze wa mugabo we ntiyankunze arangije atigira vuba tugiye mu kazi rufoto riranga muntu duhereze ishaka wavu yaguimigisha wasinziriye zigakomanga zigakomanga Yesu ashimwe cyane bene data nohereje iranga muntu mu gitondo ngiye gusanga hagezeho ibihumbi 3 by'amadolari Yesu ashimwe cyane ubwo ni miliyoni 3 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda nabonye Imana uyikorera igaceceka nanayibonye uyikoreka avuga ngo mwamigisha mwe murataha kwa Sekazuba nimusanga sinziriye mukomeze mu mukamandire murataha kwa Sipiriyane nimushaka sinziriye mukomeze mu mukomandire zamura haleluya ariko sugura Imana igiye kugikora icyo bagusuzuguriye icyo bagucyuriye Imana igiye kugikora zamura haleluya icyo Imana igiye kugikora Imana igiye kugikora ni wowe nyungu z'Imana iyo bagusuzugura mu mamagaro w'Imana basuzuguye boss wawe ndimo ndasoza mundebere mu maso umubwire ngisura batakubonyemo Imana yikubonyemo ishusho abantu batakubonyemo Imana yayikubonyemo kandi iyo shusho y'Imana igiye kugaragarira abantu iyo shusho Imana yakubonyemo igiye kugaragarira abantu zamura haleluya ntambari gashira nigiye gitumurabo gacawa noneho ku mutwe wa muri baruba vurwa Yesu nkunda mw'ijuru niha zagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro mw'ijuru niha zagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro w'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ndirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu azaba w'igitondo nibwo nazongera kuriruku hazabayo azaba y'igitondo gihoraho nibwo nazongera kurirukundi nigiye gito ngifite umuruho nigiye gito ntazabona Yesu nubwo nzabana ntukanye n'ibyago nzaba mu bati we mu maboko ye nziko mw'ijuru hatamwijima habaye umuco uhora iteka nziko mw'ijuru hatamwijima habaye umuco uhora iteka haleluya 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 iyi ndirimbo yamanutse mu kanya ubwo bari mu ijambo ridusabira Imana imbabazi numva indirimbo iramanutse ngo ni igihe gitoya intambara igashira mureke tuyihereze icyubahiro Imana yacu badusomeye ijambo ridusabira Imana imbabazi umuja w'Imana arasenga
ariko ubwo yasengaga atamba igitambo cyo kugira ngo Imana ibashe kutweza, nanezerewe cyane mw'iri sengesho kuko hari ijwi ryanyongoreye. Connection y'iteraniro nayikuruye, mbona imbabazi z'Imana ziri kugera ku muntu wese uri hano. Yarizamuye ararizamura, yinginga umwami, Imana tubabarire, arazamura, numva imbabazi z'Imana ziri aha hantu. Mureke ducurire amashi dukomere Imana amashi menshi cyane. Ayo mashini barayimana yaduhaye imbabazi turayongera. Igitambo Uwiteka yishimira n'umutima umenetse, ariko dushimira Imana yatanze imbabazi mu bera bayo, ntago twaruhiye ubusa. Uwiteka yaduhaye imbabazi. Amen. Twongere tuzamura amaboko tuyihereze icyubahiro. Nashimiraga Imana yaduhaye imbabazi mw'aya materaniro, ndongera gushimira Imana inyemereye guhagarara imbere yanyu n'iby'igiciro gikomeye, kugira ngo nongere guhagarara hano n'igitangaza Imana yakoze. Abakozi b'Imana barangije kudusomera jambo. Umwe yasomye mu gitabo cya Yosuwa ahera ku gice cya mbere. Iri jambo naribonye saa 9, nigigisha kuri Zoom twari turiho, ariko ijwi ry'Imana rirava ngo ukomereze aho ngaho naho ugiye muri eperi, ukomereze ku iryo jambo. Jambo rya kabiri umugaragu w'Imana dusomeye, iri jambo ndimaranye icyumweru cyose aho nanyuraga, maze iminsi mfite umwiherero i Kigali w'amasengesho, kuva Kampala. Iri jambo nyigisha ahantu ngeze hose. Nashatse kubwira Imana ngo ntegure irindi, ariko numva imbwira ngo iri jambo rivuga ngo tugiye gushumbushwa ibyacu inzige zariye, numva ngo rirarangira uyu munsi. Hari abantu bitegura gushumbushwa ngo bahereze Imana icyubahiro, ariko arega mureke mbabwire, Imana izi ko hari ibyacu inzige zariye, irabizi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana izi neza ko hari ibyacu inzige zagize zite zari. Irangije irambwira ngo Serekazuba haguruka umbwirire abana banjye bakiri imbere yanjye bagihandagaza kumvuga, ubabwire ngo ibyariwe n'inzige n'akagungu n'inzukira, ibyo byose ngiye kubashumbusha. Kuko muri uru rugendo hari abantu bananiwe, hari abantu barangije guparika kera, ariko abakiri imbere y'Imana mwitegure gushumbushwa n'ukuri kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ko niko naje meze. Ariko Mana uri mwiza uraryoshe. Yatangiye adusomera ngo ngaho munezerwe. Impamvu iri jambo ryo kunezerwa Imana yarivuze, nubwo turi mu rusengero, nubwo turi mu materaniro yera, Imana yitegereje imitima y'abana bayo, isanga umunezero ni mukeya ntari mwinshi. Irangije itubwira ijambo ryabonetse mu gitabo cy'umuhanuzi Yoeli, iratubwira ngo ngaho munezerwe. Rero nanjye Imana yantumye ngo mbabwire ngaho munezerwe. Yesu ashimwe cyane. Itubwira ijambo rikomeye ngo imbuga zizadendezwaho ingano. Yesu ashimwe cyane. Niba ari ikintu nkunda iyo numvise izi biryo bitanezerwa, kuko nafashe umwanya wo gusengera ibiryo. Iyo numvise ngo Imana iduhaye ibiryo, numva ndanezerewe cyane. Bibiliya yavuze ngo imbuga zizadendezwaho iki? Ingano. Irongera iravuga ngo ngiye kubavubira imvura. Yesu ashimwe cyane. Ariko twahaye data icyubahiro. Ibiryo, iyo ngeze ku biryo nshiraho icyitonderwa. Ibiryo, ko bana we, dushimira umwami Yesu utanze ibiryo mw'aya materaniro. Ibiryo,
abashumba barabizi kundusha ibiryo byatumye bivovota babwira Mose ngo nubwo twakubitwaga twararyaga, iyo turekaho bakaduhondagura tugakomeza tukarya ibiryo. Imana iduhaye ibiryo, duhereze Imana icyubahiro. Imbuga zizadendezwaho ingano. Noneho yasomye hepfo, ntago ari we yararimo ahanuza Bibiliya, aravuga ngo muzarya mugire mute muhage. Niko Bibiliya yavuze, ntago ari we wabyihimbiye, si yabivanye iwe, si imvaho yasohotse uyu munsi, ahubwo ni ubuhanuzi bugize bute butavangi. Yatubwiye ngo muzarya mugire mute muhage. Kebuka mu maso ya mugenzi umubwire ngo ugiye kurya uhage, kuko Imana niyo ibivuze uzarya uhage. Babyemera batabyemera, Imana irabivuze. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Muzarya mugire mute muhage. Imwe nigeze kujya kwindikisha inusu umuceri ku mungu bita Manireba, acuruza muri Nyarwondo iwacu. Asomye mu ikaye asanga mfitemo ibirarane byinshi, amanza guhereza abandi. Kwindikisha biragatsindwa mw'abantu mwe. Amanza guhereza abandi aranyibagirwa, ndahagarara. Umva ikibazo cyabayeho, angirira imbabazi barayimpaye atitaye ku madeni menshi. Ngize ikibazo gikomeye, naho nakarikire ntageze mu rugo, narinze umubare nasize mu rugo wariwo, sanga yongeyeho abantu babiri ntarinzi yo bavuye. Turya inusu y'umuceri dusa nk'abari gase, ndara umuyaga nkubita. Mu gitondo amasengesho narifite nzamukana biti Nyakabingo ndasenga ngo Mana nimbona ndi umuceri nkawuhaga nzagushima uyu munsi, ntago nawuriye. Yesu ashimwe cyane. Ongera umundebere mu maso umbwire ngo Imana irumvaga. Imana irumvaga ni ukuri kw'Imana. Imana irumvaga iyo uyisenze wizeye, nta kuyikinga ukayibwira ngo iki ni ukuri. Imana irumvaga. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Noneho umunsi ngira umugisha njya kubwiriza muri Desama ahantu bita mu Ijenda. Ngezeyo abantu bajya mu mwuka, bampereza amafaranga mu gutaha. Kubita n'undi mugabo ntaravuga twahuriyeyo, ni umukire wani Musanze, araza ampaye amafaranga. Ngeze hano umuceri waguraga 12,000, ngura agafuka ka 25 12. Yewe mwene dirane nkaje ndakitegeza ntuyu munsi ndakurya nongere nkwiyongeze. Ejo ntago ari uyu munsi. Bwira mugenzi wanjye ejo hashize ntago ari uyu munsi. Ejo hashize ntago ari uyu munsi. Niba ejo byaranze uyu munsi biragira bite birakunda. Niba ejo byaranze uyu munsi biragira bite birakunda. Sifa kwa Mungu, duhereze Imana icyubahiro. Ejo ntago ari uyu munsi. Ndagenda ngura agahunga k'6,000. Ndange nshira kuri tagisi ngeze muri Nyarwondo. Uwo munsi nanjye natereje umunyonzi, muhereza igice cy'ijana kugera iwanje ntisunika neza gatoya. Ngeze mu rugo nsanga turi abantu 5. Mbaza Imana nkora iki kuyu muceri. Mbwira umugore nti rero nta safuriya nini dufite cyo gutira kwa Tereza n'umukecuru duturanye. Utiri safuriya nini uko turi 5, buri wese umurengera ikiro n'undi kiro, turya umuceri. Abana bo mucayo babyukiye ku biryo bikonje n'umudayimoni abagaho bakubite tubwire Satani ngo Imana yatabaye. Hereza Imana icyubahiro. Ongera umubwirire ngo ejo si uyu munsi. Ejo si uyu munsi ariko iyo ngeze ku biryo rero nshiramo icyitonderwa. Bibiliya yatubwiye ngo muzarya mugire mute muhage. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Muzarya muhage. Imbuga zizadendezwaho ingano. Muyobozi watwakiriye hari ahantu wasomye uhageze nabyumvise 7 uravuga ngo ngiye kubashumbusha. Ngiye kubashumbusha. Warunjanye mu mwuka uri gusoma, warutumye ngwana n'agatuti no hirya. Ngiye kugira gute kubashumbusha. Mundebere mu maso mubwira ngo nta byabo Satani yatwaye, nta byabo abarozi batwaye, nta byabo abadayimoni batwaye. Mubwire ngo uyu munsi Imana iragushumbusha mu izina rya Yesu. Imana iragushumbusha. Imana iragushumbusha. Imana iragushumbusha. Haleluya. Mureke mbabwire
umugore yabonye igare rihingutse ndiri inyuma, akinguye umuryango w'imbere mbona agiye mu mwuka bayenga ngurya kubera ibiryo, atangira kuvuga indimi, ngeze mu rugo arambwira ngo iyi Mana tuzayinambaho kugeza gupfa kwacu. Hari mushuti wanje weretse kumbwira yajanye n'umupastori Kigali, kandi umupastori ukomeye ayoboye itora rya ADPR, ndamuvuga izina, arakomeye ageze Kigali, Yesu ababahaye umugisha. Yagize ikibazo cy'ukuguru, afite ikuguru kumwe kwagize ikibazo, ukunda agenderaga ku mbago. Abonye ukuntu Yesu abahaye umugisha, abwira mugenzi turabizi, aho kugira ngo uyu muntu uceceke kuvugira Yesu, naka kuguru kandi kasike kazacike, ariko nkomeze mvugire Yesu, kuko kuvugira Yesu biraryoshe. Yesu ashimwe cyane. Shuti bavandimwe, ongera umundebera umubwire atari mwe tumenyereye, umubwire ngo nta byawe byagiye, nta byawe nene si, mubwire ngo uyu munsi Imana ivuganye nawe, Imana igiye kugusumbusha, Imana igiye kugusumbusha, muzashumbuswa. Ibyanyu byariwe n'inzige, byariwe na kagungu, byariwe n'uburima, byariwe n'inzukira. Imana irirahiriye n'aya materaniro, zamura haleluya. Imana igiye kudusumbusha, haleluya. Gomba kuza. Navuze cyane nyibajya gutanga intasho za madamu, iyo mbabonye ndanezerwa, ariko muzakire n'ukuri kw'Imana. Sigaye hari itorero nyobora Kampala Divine Hope Ministry, nayo mwakira intasho bampaye, nibera mu mujyi wa Kampala, niyo mpamvu ndakiboneka hano, ariko nkunda u Rwanda. Iyo maze nka kabiri, nari maze amezi nk'abiri ntagera hano, naje ikirere cyane numva kirampumuriye, ariko naho turakomeye, turashima umwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Duhereze Imana icyubahiro. Imbuga zizadendezwa ingano, muzarya mugire mute muhage. Nshuti bavandimwe, hari umuvandimwe wanje duretse kuganira, barambwiye yari yuri indege aca Ethiopia yinaga Zimbabwe, avuye Zimbabwe agaruka Zambia, avugira Imana, avuga ukuntu yari inkoko, avuga ukuntu hari isamaki. Twari kumwe n'umugabo aratubwira ati rero ibyo bintu nibyo Imana izakwishuza nuja mu zindi nzira. Ati ibyo bintu tuba turi kurya n'inkoko n'indege twurira mutarize, mukuri indege buri kanya, muje mubyitondera, Imana ibagiri kubaguza. Ndavuga nti umugabo avuze ijambo rikomeye, twari abahe bo guhagarara imbere yanyu atari ubuntu bw'Imana. Hereza Imana icyubahiro. Ariko Imana itareba kuburangira avuga ngo seka zuba mwene rugira cyane adena nyina mukabuka foibi, nawe hagarara imbere y'abantu bize bameze nka ngurutya, abantu b'abasirimu, ubwirize no mu ruhengeri, ntubwirize Burera gusa mu caro, ugere no kubasirimu. Ariko twakomera Imana mu mashi, nta bintu Imana idashoboye, nta bindi Imana itakora. Nzabashumbusha. Yesu ashimwe cyane. Nzabashumbusha. Nubwo umaze iminsi utaka, ntabwo Imana yakuvuye uruhande, iri uruhande rwawe, ubwo itegereje gukora, iracyategereje. Ubushize twize ijambo rikomeye rivuga ngo iyo Imana igiye gutabara, iyo Imana igiye gusoza isezerano ryawe, ngiteza kurota. Abo umuntu abatubwiye ngo ibuka neza, umwami ntiyarotaga, ariko umunsi isezerano rya Yosefu ryagiye gusohora, umwami yararose. Umwami yagize ati kandi ngo ntiyarotaga, akigurishwa na bene nyine ntabwo umwami yarose. Mubyibuke, ageze iwe ntiyarose, ageze muri gereza igiye gukora igitangaza, umwami agira ate ararota. Kuko niwe ubitse igisubizo cyande cya Yosefu. Imana itere kurota abantu babitse ibisubizo byawe mu izina rya Yesu. Imana ibatere kurota abantu babitse imigisha yawe, Imana ibatere kurota. Iri joro barote, iri joro bagutekereze. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana ibatere kurota. Yesu ashimwe cyane. Ibintu Imana ihora itubwira ntabwo biri mu bicuya, tubazababesha. Nta nubwo biri mu biti, biri mu bantu. Hari abantu bacunze ibyacu, bacunze imitungo yacu. Imana ibatere kurota babitse ibyawe. Imana ibatere kurota. Yesu ashimwe cyane. Narimo nganizwa n'umushuti wanjye, yaramaze imyaka 7 yasengeye umuntu, aramusengera, arigendera. Twava ku gaciro ko kurinda amavuta ntuyangirize, ukarinda ubuhamya.
hari hashize imyaka 7 amusengera, arakomeza arinda amavuta yo kurinda umuhamagaro we, yari umupastori ntaba mu Rwanda. Arakomeza aba mu rusengero akodesha, arinda ubuhamya bwe, arinda amavuta, abakristo baramukunda. Ejo bundi wa muntu yarasengera hashize imyaka 7, twavuga kurinda icyo bita ubuhamya cyangwa amavuta yawe, kuyarinda. Ushobora gusonza uyafite ariko ukakomeza kuyarinda. Yuko abantu bananiwe kuyasonzana, bakumva ko niwe ufite amavuta urarya n'ibyo Imana itagabuye. Ariko ndakubwira, Imana ifite ingorano zo guhemba abakozi bayo, ifite ibihembo, ifite inzira nyinshi. Ni ukuri ko Imana irabifite. Mu myaka 7 yarasengeye uwo muntu. Ejo bundi yamwohereje amafaranga aturutse mu gihugu uwo muntu yararimo, ayohereza pastor ahari mu kindi gihugu, amwohereza amafaranga angana na miliyoni 365 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 365 z'amafaranga y'u Rwanda. Pasiteri azibonyemo ntiyatekereza imodoka, ntiyatekereza inzu, abwira abakristo ati mwanambyo nkodesha, nanjye ngiye kubagura urusengero. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya! Agaciro ko kurinda amavuta, matunda yiko mbere. Ibyiza birahari, turinda ubuhamya. Imana izikiri tugezeho byatubera. Igikomeye ni ukurinda ubuhamya bwawe. Dukomere Imana amashi. Naho ibyo kudusumbusha, ibi badusomeye, ibi batubwiye, Imana izadusumbusha. N'abapastori mwe, Imana izabashumbusha. Imana yabahamagaye nta ayudata we, n'Imana ifite byose izadusumbusha. Ibiyo mbivuze ngenda bitsindagira neza. Narabibonye, uyivugira ikakureka ukaburara. Wayitwara iki? Naranayibonye yohereza imigisha zikaja zigukomanga utazihamagaye. Ndi mu bantu bazakiriye, ndimo. Imigisha igakomanga, seka zuba twashe, amadolari twashe, mukanya araburaye ndi kwivugira nkabura n'unusu y'umuceri. Komanga. Imana yemera ko byose bigira bite bitugeraho. Niyo mpamvu ubu ntago nyizi cyane ariko ndayizi. Nzi ko wayivugira ikanagushima ariko igacece kukaburara, kandi kavuga ati mwana wanje wakoze neza. Inkweto igahenga ati mwana wanje wavuze. Inganda ziri gutegura ntaco nishaka ihengame, isha iraceceka. Yesu ashimwe cyane. Umumama umwe yarampamagaye, arampamagara incure enye ndi mu bitotsi we, sinziriye. Ico gihe nari nahaze ntanzana nari mfite uko cyo gensonza aho telefone yarasona ngahita nyifata vuba vuba. Ico gihe nari narya mpaze irasona, nazamura umutwe wapi. Umugore abankubise inkokora incura kana atari kwafashe iyo telefone. Mu kuyifata nsangana hari hagasaraba na rimwe. Naro ngariko utuma turara tudasinzire dute. Twagukurikiye kuri televiziyo nje n'umugabo utuma ataje no mukazi. Ati umugabo wanjye ntiyemeraga, atari ko yagukunze wa mugabo we. Ntiyankunze. Arangije atigira vuba tugiye mu kazi rufotora iranga muntu duhereze. Ishaka wavu yaguimigisha wasinziriye zigakomanga zigakomanga. Yesu ashimwe cyane. Bene data, nohereje iranga muntu mu gitondo, ngiye gusanga hagezeho 3,000 by'amadolari. Yesu ashimwe cyane. Ubwo ni miliyoni 3 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Nabonye Imana uyikorera igaceceka, nanayibonye uyikoreka avuga ngo mwamigisha mwe murataha kwa Sekazuba, nimusanga sinziriye mukomeze mu mukomandire, murataha kwa Sipiriyane nimushaka sinziriye mukomeze mu mukomandire. Zamura haleluya ariko. Byako ni byako, naho byatinda bakukera bivuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire. Aravuga ngo naho byatinda nzaranga gusa ndeba hari. Yumva kubwico namuganiye ku murongo wa 3. Aravuga ngo naho byatinda kuza ko bizaza ntibizagira bite. Munyeganyeze ngo neda ntibizahera. Muzasumbushwa imyaka inzige zariye, muzarya muhage, imbuga zizadendezwaho ingano. Umunsi umwe nagiye gutira ipasi, icyo bita ipasi, kugira ngo ntere ikoti. Barantiza rimwe, barantiza kabiri, barantiza gatatu. Umunsi wa 4 hari aho baturambirwaga. Ntumye akana kanje arakabwira ngo mubwire afate ikoti azaterera iwanje. Kandi nari nakere hano muri Eperi mugira isaha narababonye. Naho nari ngiye bagiraga isaha.
ndeba gufata urugendo kuja gutera ipase hariya, ndavuga nti wa mana we ngiye kuryambara nta bindi, urabona ko nta bindi mfite. Mwene Diriyane ndikubitamo, ndagenda mvugira Yesu. Yesu aje mwe cyane, mba ndatashe. Hashize icumweru kimwe Imana ibabazwa n'ipasi. Uziko Imana ibabazwa n'ikintu badusuzuguriye. Icyo bagusuzugura Imana igiye kugikora. Icyo bagusuzuguriye, icyo bagucyuriye, Imana igiye kugikora. Zamura haleluya! Icyo Imana igiye kugikora, Imana igiye kugikora. Ni wowe nyungu z'Imana. Iyo bagusuzugura mu muhamagaro w'Imana, basuzuguye boss wawe. Kirashize nahamagawe n'umupastori bita Jacques hano mu Kidaho. Arambwira ati hari message tugezeho ngo arabazungu 23 bavuye muri Amerika bagiye kuzenguruka ubure butanu bw'u Rwanda, ngo bari gutanga ubuhamya, ngo none bavuze ko uzazengurukana nabo. Reka gira inkuru Jacques, ntabazungura atabazungu, ntabazungu nyabazungu atabazungu. Tibavuye Jacques ngo bavuye muri Amerika sha. Ndagenda bampudupira abazungu bambaye, ngendana nabo nanjye meze nk'umuzungu. Turazenguruka tubanza Burera, tuja Bugesera, tujya mu Ruhango, turazenguruka Burera, turi kurara i Kigali. Uwari wantumiye nagiye gutaha, tumaranye iminsi 4, mbona nkubise 160. Ariko akimara kumija 30 natekereje ipasi. Nagiye Nyabugogo ngura iki? Ipasi. Maze kugura ipasi kubera duturanye twe ku gasozi kiwanje. Ngiye kugera iwe ikarito nyivanamo nyifata mu ntoki. Ndavuga nti wapisha, utagira ngo ni inyanya nahashe, utagira ngo ni voka ziri mu ikarito, dore ipasi nayizanye. Bwira mugenzi ngo bigiye kuba ku mugaragaro. Imana igiye kubibereka ku mugaragaro, izuba riva. Zamura haleluya! Igiye kuba. Jambo ryaravuze ngo ntimukagire ubwiru ibyo Uwiteka yagize ate yabakoreye. Ipasi mu ntoki Mwene Diriyane. Yesu ashimwe cyane. Inkuru zaramamaye mu isibo yose ngo Sekazuba yaguze ipasi. Mureke mbabwire, ntaga agaciro k'Imana kaboneka mu bindi, kaboneka mu bihamya. Ibihamya nibyo bigaragaza Imana iyo ari yo. Ibihamya. Kambabwira ukuntu igihamya gikomeye. Ana yarasengaga arwanya Penina, ariko Penina ntabwo yageze gucogora. Ariko byageze aho Ana amara gusama ntiyongeye gusenga. Yageraga imbere ya Penina akagira inda nkangurya, Penina agahita ahonga mu maso. Ubundi hari ibihamya bibwira umuzimu ngo ceceka, yamugero yaba atanayizaminda akayigira nkangurya. Twarabatuwe rwose. Penina akareba nkiri hari ibihamya bigomba kubwira umuzima agaceceka mu izina ryayo. Imana ikuremera ibihamya, Imana ikuremera igihamya, Imana ikuremera igihamya, Imana ikuremera igihamya. Zamura haleluya! Imana irema igihamya, Imana irema igihamya. Igihamya. Mundebera mu maso mubwira ngo uyu munsi ugitahane igihamya. Mubwira ariko igihamya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rya kabiri badusomeye ari ryo rya mbere banasomye. Hepfo yavuze ngo mbese sinje ubigutegetse. Ku murongo wa 9 siko badusomeye pastor. Mbese sinje ubigutegetse. Umva ukuntu avuze ngo komera ushikame ntugire ute ntutinye. Bwira mugenzi wawe ubwoba ngo bushire, ubwoba bushire, ntutinye. Mbese sinje ubigutegetse, ngaho komera ushikame ntutinye. Yesu ashimwe, kuko Uwiteka Imana iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ntago ari mu mudugudu wanyu, aho ujye kukandagira hose bigiye kumenyekana. Ntari mu isibo y'iwanyu gusa, ntari mu murenge w'iwanyu gusa, ntari mu ntara y'iwanyu gusa, n'igihugu wagezemo bizagira bite bizamenyekana. Mukozi w'Imana ntiwansuye ku itorero Kampala, bagwaye ubuhamya sinasanze ari abantu 6 mu mezi 5 mpamaza ntiwababonye. Sinasanze bavuze ingoma y'uruhu. Sonorizasiyo dufite arabazifite. Nushira imbaraga mu by'Imana, Imana izakura aho uzakandagira hose. Aho uzagira ute uzakandagira hose. Mbese sinje ubigutegetse, komera ushikame ntutinye. Uri mu muhamagaro kiretse uri mu nyungu zawe, ariko nuhagara mu nyungu z'Imana.
ukiyemeza Imana izagarana nawe. Haleluya. Nta gihombo ku bantu bakora mu nyungu z'Imana. Abahura n'igihombo n'abakora mu nyungu zabo. Nukorera Imana uri mu nyungu zawe uzahomba. Bazafunga insengero ucuruza akabare, bazafunga insengero ucuruza amarogi, ariko abari mu nyungu z'Imana hari abazarufunga. Tuze hano dukomeze. Haleluya. Ariko dukomeze dusingize Uwiteka Imana. Nabonye abashumba hareba basengeye hano muri mu muhamagaro w'Imana. Abatari mu nyungu z'Imana bari mu bindi. Haleluya. Iyo uri mu nyungu z'Imana, Imana ihagarana nawe. Bakimara gufunga nafataga imodoka nkaza gusengera muri Zion, nkajya muri Foursquare, nkajya muri EPR, muri ntuza muri Beteli, nkanywesha amazitu nkava Burera n'imodoka nkaparikaho. Nkavuga nti rero nje ndi mu muhamagaro, ntago ku cyumweru nareka kumva ijwi ry'Imana, kuko ntago ndi mu nyungu zanjye, ndi mu nyungu za Data. Abari mu nyungu zabo baraparitse, batangiye gushaka izindi business. Twe twahamagawe n'inyungu z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Mubwire ngo hagarara mu nyungu z'Imana. Pastor, mu nyungu z'Imana mushuti wanjye, nongeye kugusanga hano mu nyungu z'Imana. Ariko ndanezerewe cyane. Mbese sinzi bigutegetse komera ushikame, ntutinye, ntukuke umutima. Corona yaraje bafunga insengero, nagize indirimbo Imana yamanuye muri ngewe ivuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami, ayi mu gihe cy'umuneze ndetse no mu mubaba, ubwo tuje tuzirwa sekuri yo kutugeza mugiye hagize icya kikanesha. Cyangwa kikane, zamura amaboko yawe ku Mana. Rugaruke uzaza we, uzaza ucuwa papa, uzaba umushu nezerwa no kuba. Urandinde ntunganyirije imiga ibana n'urugo, uzanyibutsa utemina hasigaye umwanya ukazameza ugeze iwawe. Uriya mugabo namukunze watwakiriye ejo bundi kuri tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, ku itariki yo kwibohoraho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, niho nujuje imyaka 10 ndi umuvuga butumwa. Ngiye kugera Kampala, ndi mu rusengero bankora surprise, ngo muyitaga surprise ni surprise. Surprise bazana keke yanditswe ngo Pasiteri Sekazuba, ariko ndavuga ni mwene Diriane, nanjye nanditswe kuri keke koko. Izina rya Sekazuba rigeze kuri keke ngo pa, nabonaga panara hirya bashiraho Seka, ngira ngo ni umuganda. Barangije mbona bati ni we mushumba, imyaka 10 ya yubile ukorera Pasiteri Seka. Haleluya. Ariko mubwire ngo ntabwo bitabera, ntabwo byakube izina ryanjye kuri keke. Haleluya. Mubwire ngo biraje byemere, biraje byemera no kuri kw'Imana. Pasita none hejuru banditse akantu kananira gusoma, mpamagara umwapotere twetwe n'insomera, arandika ngo ni bari congregation niko. Yes, irata havuga ngo ikirata congregation, mbona aragasomye ngo Pasita Sekazuba wo kwa Mutabazi ira ruguru muri ira mu Gitesanye,
umwe wibaga inkoko z'abandi n'ihene z'abandi, umwe bari barafunze bakamukatira imyaka 10, umwe bavuga ngo nta cyiza cyamuvaho, ariko Yesu ahindura ibihe mu mukomera amashyi. Pasita Sekazuba nanjye ngezeho nizanisha y'amarira y'abasirimu bita ngo ni umwosiyo, nanjye nkayahembera kugira ngo mbereke ko ndi umusirimu, nkajya ndareba ngo ibyishimo byanyishe nkiririsha nka nkuru cya Pasita Sekazuba. Shimwa Yesu, shimwa, hereza Imana icyubahiro. ndimo ndasoza, mundebere mu maso umubwire ngo isura batakubonyemo Imana yayikubonyemo, ishusho abantu batakubonyemo Imana yayikubonyemo, kandi iyo shusho y'Imana igiye kugaragarira abantu, iyo shusho Imana yakubonyemo igiye kugaragarira abantu. Zamura haleluya. Shusho batakubonyemo. Keke mu murwa mukuru wa Uganda nayikatirwaga na kamishona ni wari wanyorezaga, ni kamishona, sister kamishona ansunika ati kata keke mushumba, ariko nanjye nkagenda nibembereje. Ariko Mana yanje, ejo ni tariki 28, nejo n'ubundi barankatira izindi bari kunyakura bo Kigali abinyanze ngo ohereza amafoto. Ejo nje n'umugore turatumaze imyaka 9, maze nawe umunsi mukuru wabere kamparubere ni wanje, abantu turye tuve ngo shimwa Yesu, wavanye igisambo muri Nyarwondo ukagindura umupasitori. Shimwa Yesu, haleluya. Ariko ubabo twibanaga ejo baririrwa iwanje nabo barye ku muceri Yesu yampaye, mbabwira ngo muze Yesu ahindura iki amateka. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Nyemerera nk'uyu mwanya mvuga ibintu bitatu, maze umfatire mu kiganza cya, nindangiza ko umfatire mu kiganza cya mugenzi wawe, mubwire ngo uyu munsi wa none uri mu bakandida Imana igiye gushumbusha, uri mu bakandida Imana igiye gushumbura. Bimubwire ufite kwizera turetse kwihagararaho, bimubwire n'umushumba nakwege, mubwire ngo turi mu bakandida bagiye gusumbushwa. Mw'abakobwa mwe mugiye gusumbushwa, mw'abamama mwe mugiye gusumbushwa, mw'abasore mwe mugiye gusumbushwa, mw'abagabo mwe mugiye gusumbushwa. Imana igiye kubashumbusha, Imana igiye gushumbusha abera b'Imana. Dukomere Imana amashyi menshi cyane, Imana igiye kudushumbusha. Icya kabiri, mundebere mu maso, mubwire ngo mu bandi Imana yasinyiye ko bagiye kurya bagahagurimo, mu bantu Imana yasi umva kugiye kurya ugaha urimo ntawabihagarika, ni Imana yabivuze, n'uwakwitambika yamuca kabiri. Imana yarangije kubyemeza. Cya gatatu, mundebere, ndi kugenda mu buhanuzi bwasomwe, mubwire ngo uhereye uyu munsi ntabwo uzongera gukorwa n'isoni, ntabwo uzongera gukorwa n'isoni, ntabwo uzongera gukorwa n'isoni. Aho mu mudugudu ntabwo uzakorerwa isoni, aho mu kagari ntabwo uzakorerwa isoni, aho mu murenge ntabwo uzakorerwa isoni. Ugiye kugenda wemye, aho watinye gukomanga ugiye kuhakomanga, aho watinye kugera ugiye kuhagera, aho watinye gucururiza ugiye kuhacururiza, aho watinye gudepoza ugiye kuhadepoza. Zamura haleluya. Noneho musezera uri mu mavuta, ugire nka nguca ngo bye bye wa kibazo we cyari cyarananiranye, bye bye wa kibazo we cyari cyarananiranye. Gira kwizera, sezera kw'icyo kibazo cyaguteye igisuzuguriro, cyaguteye ubusembwa, cyatumye bagusuzugura. Gisezereho, cyafunze inzira zawe, gisezereho. Zamura haleluya. Mumfatire ukuboko, umuhagurutse umubwire ngo umunsi navuye muri ntibishoboka. Muhagurutse, va muri ntibishoboka, haguruka dusenge. Va muri ntibishoboka, reka dusenge. Va muri ntibishoboka, mwumve itangazo. Va muri ntibishoboka, winjire muri birashoboka. Mw'abakobwa mwe n'abashaka bahabaje abasore bane bagasubira, uyu munsi birashoboka, uyu munsi birashoboka. Mw'ababyeyi mwe nubwo byanze bigiye gushoboka, mw'abagabo mwe nubwo byanze bigiye gushoboka, mw'abasore mwe bigiye gushoboka. Ndimo ndahanura bigiye gushoboka.
bigiye gushoboka, binawezekana. Yesu ashimwe cyane. Bigiye kwemera. Fata mu kiganza dushimira Imana. Mundebere umubwire ngo ntago nkiri wa wundi waruze ejo, ntago nkiriwe. Ati kandi nge ndi mu bantu babyize, ntago nkiri wa wundi. Vuga ntago nkiri wa wundi. Mubwire ngo plaque yahindutse. Vuga ngo yarangije guhinduka kera. Mumfatire mu kiganza dushimira Imana yahinduye plaque y'ubuzima bwawe. Tugiye gushimira Imana yahinduye plaque y'ubuzima bwawe. Imana ishobora byose. Urera urakiranuka, ukijije abarwayi hano hantu, ukijije abafite indwara zanze gukira, ushe mu bibazo byanze gukemuka. Haleluya! Uhinduye amateka ku bana bawe. Tugukomeye amashyi menshi cyane, tugukomeye amashyi n'impundu. Singizwa papa, singizwa papa. Byagiye gushoboka, bigiye gushoboka. Uyu munsi plaque zahindutse, uyu munsi ukoze mitasiyo. Urakoze mwami. Abagabo tukuzamura icyubahiro, abagabo tukuzamura icyubahiro, abasore bakuzamura icyubahiro, abakobwa baguzamura icyubahiro, ababyeyi baguzamura icyubahiro. Tugukomeye amashyi n'impundu, kuko urera urakiranuka. Aho nari ntuye ntago ariho ngituye, Yesu yaranyimuye, ntago ariho ngituye. Aho nari ntuye ntago ariho ngituye, Yesu yaranyimuye, ntago ari aho nari ntuye, ntago ariho ngituye. Yesu yaranyimuye, ntago ariho ngituye. Ntago ariho ntago ariho ngituye. Yesu yaranyimuye, ntago ariho ngituye. Urakoze Mana, wimuye abana bawe aho twabarizwaga, ntabwo ariho bagiye kudusanga. Tugukomeye amashyi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha mwese.